dutangiranye n'umusaza warindaga hano kuri porotayi, ndetse ubwo yari arangaye yasinziriye hari umukobwa mwiza cyane wari uje gusaba akazi. Ahageze asanga umusaza arasinziriye. Ubwo muri ako kanya umukobwa nta kuzuyaza, yahise amukubita umugeri wihuse. Muzehe yari yasinziriye, yavuye mu bitotsi agira ngo ni urugamba rwatangiye, agira ngo intambara yatangiye. Uyu mukobwa arangije aravuga ati ubundi muzehe nakabaye nkuteruye nkakunaga hariya hanze. Uri kubyumva neza? Kandi ubwo nkawe uri aho ngaho koko ubu usaba akazi udashoboye kugira ngo bigende gute? Ubwo bosi wawe nawe azi ngo afite amahoro, bosi wawe azi ngo afite umutekano. Mbwira nk'ubu uko nari ngiye gutambuka wari kumbona? Uyu mukobwa rero nta nubwo yanarebaga ko uno musaza nyine ari umuntu uri mu zabukuru, ariko ukuntu yamubwiraga nta cyubahiro na gikeya yashyiragamo. Mwabantu mu muco uri kugenda ucika. Ndetse yarangije aravuga ati ngiye baramutse bampaye akazi muri ino kampani sinjye gukubeshya, nzakwirukana nta n'iminsi 2 uzamara muri ino kampani, kubera ko nge ntabwo nazishimira abantu nkawe. Ntasoni kandi ubwo wicanga boss wazi ngo afite amahoro, azi ngo rwose kampani irarinzwe, hari umuntu uri kuri porotayi kandi byahi byo kajya. Atari ko mabuja nari marine ndahari. Yaravuga ati winsubiza. Nge ntabwo ndi mwene wanyu uza guciririkanya nawe musubizanye uko mwiboneye. Icyo ugomba kumenya cyo ni cyuko udashoboye akazi, kandi ikindi ugomba kumenya ni cyuko mu minsi mike yangiye kuguha iminsi barika ku ntoki, ndaza guhita nkwirukana kuko ntushoboye. Naturutse hariya nkwitegereza, ndaza ndavuga ati wenda ninahagera uri buze kumbona, ariko nahageze aho kugira ngo mbone urushaho kutambona ibitose, ahubwo wagira ngo wari uri kurota. Yaravuga ati ariko mabuja nyine mumpaye amahirwe nakongera nkisubiraho ibintu byose byajya ku murongo nta kibazo. Uyu mukobwa yahise avuga ati umugore iki gusa nta soni n'ikindi gihe. Ubwo wa musaza nta kundi yari kubigenza, yahise yifatira akagofero kiyo bamuteye umugeri, gahita gataraka ku ruhande, afata n'agakoni kiwe, arangije agaruka hano ku ruhande. Ni umusaza nyine bigaragara ko yari akuze, ariko nanone kuri uyu munsi ahuye n'umukobwa ni kasha kamigera. Tekereza nawe mu gitondo cya kare kubyuka ukubitwa ndetse banakubwira nabi, none ubwirwa nabi n'umuntu utari boss wawe. Ubwo mu gitondo cya kare boss yaraje, ndetse mu kumara kuhagera umusaza yaramusuhuje, ndetse n'umugabo arangije ahita ahindukira aravuga ati papa mwaramutse? Ati mwaramutse. Ndetse gusora aramubaza ati none se byagenze bite ko mbona utameze neza? Uyu musaza aravuga ati oya nta kibazo, ahubwo se wewe waramutse gute? Ati nanjye naramutse neza papa. Ati none se nta muntu waba wigeze uzanga udasanzwe ko hari umukobwa nari nemereye ko ndi buze kuza guha akazi, ni umukobwa wari buze muri interview tukagirana ibiganiro, hanyuma rero nabona kwiriye akazi nkaba nakamuha. Uwo mukobwa nta wigeze aza. Uyu musaza aho kugira ngo agire icyo avuga yabanje kwihanagura mu maso, kubera ko azi ko umukobwa waje ntago yoroshye. Umukobwa waje ntabwo ari shyashya, twabonye ibintu yatangiye kumukorera atarabona akazi. Ushobora kwibaza ngo niyamara kubona akazi none haraza kumugenza gute? Muzehe disi yatangiye no kurira. Bamubajije gusa ati nta mukobwa wigeze uzangaha, ni umukobwa ndi gushaka kuba naha akazi, ntabwo yigeze aza hano. Muzehe kugira ngo amusubize amarira yahise amucika, abari yazi imbere. Uyarangije bati ndikumva hari umukobwa nabonye, ariko ni umukobwa utari mwiza, ni umukobwa rwose bigaragara ko ashobora kuzatuma kampani yawe isubira inyuma. Yaravuga ati papa nawe wikabya, ubwo se ashobora kubigaragaza gute? Wamurebye uhita ubimubonaho, cyangwa nyine ni ibintu byaho ngaho gusa nawe ntabwo bihagazeho, ntabwo bizi neza. Ariko nanone hari ukuntu abantu baba bafite imyitwarire, ukaba wabona ameze nk'umuntu udafite imyitwarire myiza, ariko buriya nyuma uko muzagenda mumenyerana, uko hazagenda hashira iminsi, ukazagenda umuvumburaho byinshi cyane, ukaba wasanga niyo myitwarire myiza ifite. None se mbwira muri make wabonye ameze ate ko mukubwiye nkaba mbona uhise uhabuka cyane, nkaba mbona uhise umera nk'umuntu ufite ubwoba? Ni iyihe mpamvu ibiguteye ibyo byose? Yaravuga ati ntacyo nyine nuko mba ndeba urubyiruko rw'iki gihe nkareba imyitwarire baba bafite, nkabona ni imyitwarire idasanzwe. Buriya abantu b'abakozi barabakera, nabo ubu ngubu sigaye mbona bitandukanye cyane. Uyu musore aramubwira ati none se papa uri kumva najya kureba abantu b'abakecuru n'abasaza nk'abari bo mpakazi, ngo nuko ari bo bakera bari bashoboye akazi, kandi by'ubu ngubu bijyana nyine n'ubu ngubu bijyanye na generation y'ubu ngubu. Uyu musaza aravuga ati oya ntago ari byo nashaka kukubwira, ahubwo nashaka kukubwira ati buriya mu bakozi uzajya ugira gicishamo
ubahereze utuntu tw'udutraining cyangwa se amahugurwa, kubera ko ukuntu nabonye uriya mukobwa uciye ahangaha mu kanya, nagira ngo mubwire ko ushobora kuzashiduka na kampani yawe nawe yayihariye, kubera ko araje ambwira nabi cyane. Ahubwo njye natekereje ko waba wamaze kumuha akazi, natekereje ko nawe yaba asigaye ari boss, ariko nanone nta birenze. Ariko uno mwana warabyumva, arangije aribaza, papa ibintu ari kumbwira bishatse kuvuga iki koko? Ati mbwira neza ukuntu byagenze. Ati yaje asanga nicaye hano, uzi ibintu yankoreye, mana yanjye ntabwo nabivuga, uko ndamutse mbikubwiye byakurakaza cyane, bikaba byakuviramo no kumwirukana. Genda nawe uramwibonera, icyo nzi cyuraza kubyibonera ko nari nicariye hano nari niciye ahangaha. Ibyo ntabashije kukubwira ubwo nizere ko nawe wabyumvise. Gusa icyo ugomba kumenya, ntabwo ari umuntu ushobotse yajya hake y'abakiriya, ntabwo ari umuntu ushobotse washobora kwita ku bakiriya. Icyo nzi cyo nawe uzabyibonera. Ndetse uno mwana aravuga ati, papa ibintu ushatse gusobanura ni ibiki? Ubwo muri make ibintu ushatse kuba wavuga ni ibiki? Ndetse ahangaha uyu yari papa we, yari yaramubwiye ati nyine ujye uba wicariye ahangaha, ujye umenya buri kimwe cyose ahangaha, aho kugira ngo njye ngufashe uri mu rugo. Kandi n'ubundi hari abantu b'abasaza bataba bakeneye ibintu byo kwicara, abavuga ati aho naba ndi hose, niba ndi umusaza saze ndi ku kazi, mbe nibere ku kazi mvuga ati hari akantu nzirikana buri munsi njya gukora. Umusore arangije aravuga ati, papa okay nta kibazo, reka ndagenda ndebe. Ariko ikigaragara cyo uko bimbwiye, hari ibintu byinshi ubashije kuba wampisha, hari ibintu utabashije kuba wambwiza ukuri. Nta kibazo niba nta kintu yagutwaye akaba atagukubise, ibyo nabyo ntaribi. Kumbi bamukubise, ahubwo muzehe yanze kubivuga, yanze kumubwiza ukuri kuko azi ko umuhungu we nawe nta mikino agira, ashobora kuba yahita amwirukana. Kandi buriya kwirukanisha umuntu ku kazi ntabwo ari sawa. Niba yaraje kwisabira akazi ntabwo yari kumwirukanisha. Ndetse uno musaza aravuga ati, oya mwana wanjye ntugire ikintu bikoraho, ubyihorere. Ubyihorere nyine, buriya byatewe nuko atamenye. Ariko nta kibazo mwana wanjye, ugira akazi keza, kandi ndagusabira umugisha ku Mana. Imana ikomeze kube hafi, Imana igushoboze mu byo ukora byawe bya buri munsi byose, ikomeze ibane nawe, ikomeze kwiyoborere. Buriya abasaza nk'aba ngaha tujye tububaha. Uyu musaza yanaguhesha umugisha, ndetse n'undi muntu wese ukuze. Ubundi usibye ko no mu busanzwe tuba tugomba no kwigira ikinyabupfura, tukubaha abaturuta, tukubaha buri wese ufite icyo aturusha, ndetse n'udafite icyo aturusha. Nta mpamvu yo gusuzugura umuntu. Usuzuguye umuntu nkande? Tekereza ko uno musore yaciye bugufi, akavuga turakoze cyane muze, urakoze cyane rwose. Yaravuga ati, oya mwana wanjye komeza utambuke, genda nta kibazo, genda kandi ukira akazi keza. Imana yaguhaye umugisha, ndabizi Imana yaguhaye umugisha rwose, bitewe n'ukuntu no musore nawe yigiriraga neza, yitaga ku bantu. Wasangaga abantu benshi bamusabira umugisha ku Mana. Nawe uzaharaniye kujya ugira neza, kugira ngo ahantu hose wabashije kuba wagera uhavane inkuru nziza, uhave nyine buri wese yifuza kuba yamera nkawe. Tujye twifuza kuba intangarugero ku bandi bantu. Ndetse uriya musore amaje kugenda, wa musaza yarebye ahangaha abona yahataye imfunguzo. Ariko se ataye imfunguzo kandi uyu musaza amaze kuzibona, kandi arebye abona umusore yamaze kurenga, ntabwo yamuhamagara. Ubwo urabyumva nyine yabakabije, yabagiye kumwabiza. Ariko nta kindi yakoze, yahise aca bugufi atora za mfunguzo. Uko zireba aravuga ati, usenze mushyire. Ariko se nanone nahasanga wa mukobwa byagenda gute? Ariko se nta kundi, ubu nise ko umuhungu wanjye ahari, ubu noneho yaje nta kintu ari buntware, nta kintu na kimwe ari buze kuntwara uko biri kose. Uyu musaza atangira kureba mwanga imfunguzo zirimo, ariko yari yahabutse wa mukobwa. Wa mukobwa yari yamuhemukiye, yamuvuze nabi, yashakaga no kumukubita, usibye ko yanamukubise n'ubundi. Uyu musaza yanatinyemo, yavuze ati uriya mukobwa nibaramuka bamuhaye akazi ko azanyica. Kandi n'umukobwa nawe uko byagaragaraga n'ubundi mugani baramutse bamuhaye akazi, sinzi ko uno musaza yakomeza kuhaba, n'ubundi bishobora kuba byarangira mwirukanishije. Ariko twamenye uriya musore nawe akunda uno musaza, sinzi ko yamwirukana. Reka tuze twirebere, tugaruka hano mu biro. Uyu mukobwa rero abafite dokima, yarangiza akavuga ati dore ngibi byangombwa byanjye, dore ngibi n'amaproje nagiye nkora menshi agiye atandukanye twaheraho, mu gihe mwaba munyemereye rwose nyakubahwa. Ubwo arangije amuhereza dokima ze. Bakiraho ngo nta kintu barageraho, muzehe dore ngo arinjira mu biro. Sasa undebere, uno mukobwa wibuke yanga abantu babakene, yanga abantu babasaza cyane, abanga kubi. Muri ako kanya muzehe yahisaza aravuga ati, mwana wa ubwo twari turi kumwe hariya kuri portaye uhataye imfunguzo, rero ndazibonye ndavuga ati
reka mbe nazikuzanira, zino funguzo ni izawe. Wa musore arangije aravuga ati muzehe urazizanye se? Ati cyane rwose ndazikuzaniye, zino funguzo ni izawe. Muri ako kanya wa mukobwa akimara kubibona, ubundi uyu mukobwa ntago ajya akunda umuntu w'umusaza umuvogera cyangwa umukecuru cyangwa undi muntu wari we wese w'umukene, bazirana kubi. Ubwo muri ako kanya wa mukobwa yahise ahaguruka gahoro gahoro, arangije yitegereza uno musaza mu maso. Witegereze undebere, abantu batagira ikinyabupfura murebereho. Ahita akubita umusaza urushyi rwihuse. Tekereza nawe umuntu ukubita umusaza ungana gutyo urushyi, ubundi aba yumva wiwe azabaho gutatazasaza. Ndetse muzanga yumvise urushyi wa musore abireba. Sasa ukubise umusaza nizaniye ahangaha, ukubise umusaza mfata nka papa wanjye, ukubise umusaza nubaha, umusaza nawe unyitaho. Uyu aravuga ati muzehe, n'ikindi gihe jya umenya ahantu ugenda, umenye n'aho ujya, umenye n'icyiciro cyawe. Ntabwo wagombaga kwinjira ahangaha turi kuganira, twari twibereye mu maporoje yacu. Ubwo umusore nawe yahise ahaguruka, arangije yitegereza uno mukobwa cyane, nawe ahita amurya urundi rushyi rwihuse. Nyagasani, reka uze wirebere, uyu musore aciye agasuzuguro, akakara agasuzuguro kamwe kabi, agasuzuguro kabi cyane kanenze no kuba kabi. Umusaza nawe ndebera bamuriye urushyi rwitama. Gusa uyu musore nawe yahise amwereka ko buriya kubyara ari byiza, kandi nanone nta wabyaye wicuza impamvu yabyaye. Uyu yarangije avuga ati mukobwa, ntago narinzi ko ngo ari uko nguko uteye, na mbere hose papa yabimbwiye sinabyumva. Wowe nta nubwo ugira ubwoba? Ase ubundi ndashaka kumenya witoreje hehe, kandi wazanye diploma ahangaha ngo warize? Ubwo se wize iki? Ndashaka kunsobanurira neza wize iki? Uyu aravuga ati ariko se kubera icyo nkubise njye wunjijije ubusa, njye ibyo narindi gukora byari byo, kubera ko uno musaza yaradusuzuguye. Ubundi ntabwo yagombaga kwinjira ahangaha, ntabwo yagombaga kuba yatwinjirira, twari turi mu biganiro. Ubu se ntiyabibonaga? Nkayoberwa impamvu nanamusanze hariya kuri portail yasinziriye, nkayoberwa impamvu. Byose burya ni wowe ubimutera. Njyewe rero mu byo nize ibintu nk'ibi ntabwo nigeze mbyiga. Ibintu byo kujya gutetesha abantu muri business ibyo ntabyo nigeze niga. Ariko nanone ushobora kwibaza, none si byo yize harimo kubahuka abantu bamuruta ngo nuko ari muri business? Ubundi hari ubundi buryo watwaramo ibintu utarinze kujya gukubita umuntu. Uno musore avuga ati cecekaho ngaho, cecekaho. Njye rero muri business yanjye ntabwo nakira abantu nanjye bizi bihamanye n'ibyo ngibyo byo kwita ku babaruta, byo kwita ku bakozi. None se niba ufata umukozi wanjye gutya utazi uko namuzanye, utazi naho namukuye, warangiza ukamukubita urushyi nka ruriya, noneho ukabaye ari umukiriya, byagenda bite? Ubundi se ubwo agiye kukurega akagufungisha wabigenza gute? Wamurega hehe? Mbwira. Uyu nawe arangije aravuga ati ntabwo yandega kubera ko ibyo namuzizaga birumvikana. Nta kintu na kimwe nigeze muziza cy'ubusa, byose nabashije kuba namuziza n'ibintu byumvikana, kuko nawe nta discipline agira. Kuko iyo aza kuba agira discipline ntabwo byakabaye byagenze gutya, ntabwo byakabaye byagenze gutya. Kuki nta discipline agira? Kubera iki akora ibintu nawe wagira ngo ni igihubusi, akora ibintu wagira ngo ntiyabiteguye, wagira ngo ntiyabitekerejeho. Nawe mbwira, niko muze uko kuntu witwara wowe, abo bana uzabyara bo wabatoje gute? Ndetse yarangije aravuga ati najanga nzi ngo nje mu kazi, nzi ngo nje ahantu heza, ahantu hiyubashye, ariko bitandukanye n'ibyo nje masanga. Njye natunguwe cyane, unkubitiye imbere y'umukozi wawe. Ubwo urabyumva? Niba utangiye kunkubita ntarabona akazi, noneho ukaba unjijije akagasaza rukukuri, akagasaza. Ubusi uyu musaza ubundi akumariye iki? Uyu musaza akumariye iki? Sasa uno mukobwa arongera asesereza uno musaza, arongera avuga ko nta kintu amaze, kandi buriya muri iyi si nta muntu udafite akamaro. Kandi uno musaza nawe hari igihe yigeze kungana n'uno mukobwa, yigeze kugera mu myaka y'uno mukobwa arimo, ariko undebera uno mukobwa we wagira ngo ntazasaza. Tekereza nawe aramutse amenye ko niyasaza bazamufata nk'uko ari gufata uno musaza, ese byamushimisha? Uyu musore arangije avuga ati okay, ndabyumva wajuje gusaba akazi, reka nkubwire n'ibindi bintu rero. Kuba ngeze ahangaha, kuba nkora aka kazi, kuba ndi gukora bino byose, ni papa wabingize. Papa wanjye ni uwuhe? Ni uyu nguyu uri kureba ahangaha. Nyagasani, wumve neza. Ati uyu musaza yarandeze, ni papa wanjye uyu nguyu, ni byose byanjye. Uyu yankuye mu buzima aho ntari nshoboye kuba nahumeka, aho ntari nshoboye kuba nabona n'umwuka. Uri kumva? Arihiringa, intoki ze zirashya, yagiye guhingira amafaranga
kugira ngo andihire. Amaze kundihira ndazamuka ngira ku rwego rwiza. Ari nayo mpamvu muri aka kanya mfite ino kampani. Uyu musaza niwe wandeze, niwe yanyitayeho, nta mubyeyi n'umwe nari mfite nyagasani. Wumve neza, uno musore ngo ababyeyi be bose bari baritabye Imana, none hasigaye wenyine, nta buzima we nasigayemo. Nibwo uno musaza yaje kumwitoragurira. Umusaza ari umukene, yarangiza akagenda akamwitaho nyagasani. Umukobwa arabyumva aravuga ati nyine ndashaka mumbabarire, ntabwo nari namenye nyine icyo asobanuye kuri mwebwe nyakubahwa, ntabwo nari nabisobanukiwe, ariko nyine ndakubwiza ukuri ko ntazongera gukora ibintu nk'ibi ngibi, muramutse mumbabari. Ariko se abantu bazaba bamenya kugira ikinyabupfura ari uko umuntu ababwiye amagambo nk'aya ngaya koko? Uyu yaravuze ati rwose ntabwo nabitekerezaga, numvaga bitanashoboka ukuntu umusaza nk'uyu nguyu yaba ari we wakureze, yaba ari we wakwitayeho, hanyuma rero ukaba urinze ubwo ungana gutya, ukaba urinze ubwo ugira imyaka nk'iyi ngiyi, ufite n'amabizinesi nk'aya ngaya, byose ari we wabiteye. Ariko nanone ndabasabye rwose nimumbabariye, ntabwo bizongera ukundi, ntabwo bizongera ukundi. Asanga ushaka wajya witondera abantu bose ugenda uhura nabo, kuko ntabwo ubuzi uzakugirira akamaro, ntabwo ubuzi uzagufasha. Uyu musore arangije avuga ati imbabazi zawe nazumvise, ariko nagira nkubwire ngo muri kampani yanjye ntabwo nkeneye abantu bafite imyitwarire nk'iyawe, ntabwo nkeneye abantu badafite ikinyabupfura nkawe, abantu bitwara nabi nkawe ntabwo mbakeneye. Kandi ikindi ugomba kumenya, kubahuka papa wanjye, kubahuka uwanyitayeho, kubahuka uwamfashije, kubahuka umuntu wambaye hafi igihe ntari nshoboye, umuntu wandokoreye ubuzima, ndetse ntabwo nzi ko n'ubuzima bwanjye bwari kubaho adahari. Bisa nkaho ari njyewe uri kubahuka. Gute umwubahuka ukanamukubita kwako kageni? Bisobanuye ngo nanjye igihe runaka wazankubita. Rero ikizima nagira nkubwire ko muri ino kampani yacu utemerewe kuba wabamo. Ino kampani yacu ugomba kuvamo ukagenda. Niba wasuzuguye papa wanjye, bisobanuye ko nanjye wansuzuguye. Fata umwanzuro wigendera uvangaha nyagasani. Umukobwa bahise bamwirukana azize iki? Kutagira ikinyabupfura, kuticisha bugufi, kumva ari hejuru y'abandi bantu, nibyo bimwirukanishije. Rero muri iyi si twibereyemo, ushaka wajya witwara neza, ukubaha buri umwe wese, kuko utabuze uzakugirira akamaro. Ndetse warangiza abantu bose rega baranangana buriya, nta mpamvu yo kumva kuri hejuru y'abandi bantu ngo wumve kurenze. Uri Imana se? Usobanuye iki hejuru y'abandi bantu? Kuki wumva kurenza abandi bantu? Ubundi nk'umuntu ugenda yiyemera ngo yanga abakene, aba yumva we waramutse akennye byagenda bite? Kandi ubuzima ni gatebe gatoki, ushobora guhindukira ukaba umukene, wari umukene akaba umukire, ugasanga ufashe wa mwanya we, nawe se azagufata nk'uko umufata muri aka kanya? Ushaka rero wajya ukora uteganya ko nawe byakubaho, ukajya ugira neza kugira ngo nihagira kesi ibaho bikaramuka byakubaho, nawe kugira ngo uzafashwe na babandi wafashaga. Uyu musore yaravuze ati wa mukobwa uri umwiyemezi, uri umwirasi, uri umwibone, ndetse njye natekerezaga kuri n'Imana bitewe n'amagambo wavugaga. Kandi kare hose papa yabimbwiye, ambwira ko wamubwiye nawe ukinjira kuri porutayi. Sinabitindaho, sinabyumva, ndavuga ati reka nkorohere. Ariko kamere yawe n'ubundi iranzira kugaritse, kamere yawe irakugaragaje, none urahungira hehe, urerekera hehe? Reka uze wirebere sasa. Ubwo umukobwa nawe n'ikimwaro cyinshi, ndetse n'ibibazo yatangiye kwibaza byinshi. Yarazi ko kano kazi ariko kagiye kumurokora, kano kazi ariko kagiye kumubeshaho. Ariko umusore yaramubwiye ati hariya kuri porutayi harakinguye, fata urugendo, ufate dokima zawe wazanye, ufate buri kimwe cyawe cyose, ucomoke wigendere, kubera ko kubura ahangaha rwose wayobye umuhamagaro. Genda wenda bazakujyane mu bantu b'abarwanyi, mu buri bantu nyine b'inzererezi. Naho muri kampani yacu rega nta mirwano ihaba, nta kurwana kuhaba rwose, shogoshera wigendere. Uyu musaza diskwiyakira byari byanamugoye cyane. Uyu musore arangije avuga ati papa wihanganira ibyo waciyemo byose, wacase kubimbwira kare ntiwabimbwira neza, ariko nagira nkubwire ko nta munsi n'uyu n'umwe nzigera nemera kubona ubabaye, nzigera nemera kubona uri mu bibazo. Ibyo bintu ntabwo bizigera bibaho, niri na rimwe ntabwo bizigera bibaho, sinabyemera, sinzanabyemera. Ndetse uno musore yikundiraga uno musaza, kandi nanone byari mu gihe ngo amukunde, byari ngombwa ko amukunda, kubera ko umuntu wakwitayeho, umuntu wakureze, umuntu waguhaye ubuzima mu gihe nta wundi muntu wari uhari wo kuba yabuguha, ubundi uwo muntu wamunganya iki?
uwo muntu wamunganya iki wundi? Ndetse ahangaha umubyeyi agiye yubahwa, cyangwa se muri make umurezi uwo ari we wese. Ushobora kuba udafite ababyeyi ariko ufite abakureza bakwitayeho, abo bantu rwose bagiye bubahwa, ujye ubampera icyubahiro kuko nawe ni icyabo. Buriya arega abo bantu ntaho batandukaniye n'Imana. Imana irakurema barangiza bakakwitaho nabo ikabaha n'ubwo bubasha. Rero abo bantu nabo ni bagenzi b'Imana. Ndetse uyu musore arangije avuga ati papa rwose umbabarire cyane, ataho gutambuka wicaye no muri ino ntebe mu gihe uriya mukobwa watari buzabashe no kuyicaramo. Wowe tambuka uyicaremo uyivimvire, n'ubundi nanjye kuba nyicayemo ni wowe watumye nyicaramo, ni wowe wayishyizemo, reka nanjye nguhe wicaremo. Umusaza wabaga uri kuri porotaye, umusaza wabaga rwose yikorera hariya kuri porotaye ku dufaranga duke twe, yaraje yicaramo ahangaha. Ibyishimo byari ibyishimo, ariko uriya mukobwa aboneye isomo. N'abandi bose mwitwara nkawe, nizere ko hari ikintu mwigiyemo, nizere ko rwose ibintu byo kugenda mwishyira hejuru, ibintu byo kugenda mwirata mwumva ko murenza abandi bantu, nizere ko ibyo bintu nabyo mugiye kubicikaho, mutazongera kubikora ukundi, mukaba abantu mwemere mwitware nk'abantu. Rega nta mpamvu yo kujya kwitwara nk'aho muri abaremyi, nk'aho muri Imana. Mwaremye bande? Mwaremeye hehe? Ndetse ahangaha umusaza yicaye hano mu ntebe, uyu musore avuga turi kumva bimeze bite se papa? Ati ayayayaya, ati byango se abakire ntimuba mwaratomboye? Abakire kabisa rwose muba mwaratomboye. Nanjye ubu mukanya ndi kuvimvira umunyenga. Ese uno musore nta kindi yakoze, yahise azangara avuga ati papa byose ni ku bwawe, iyo ataba ku bwawe ntago mba nduyu nguyu. Amuryama mu gituza, umusaza arishima. Wa mukobwa nizere ko yarabonye isomo, namwe mwayirebye. Ciao ciao, ndabakunda cyane.